witwa nde? Nitwa Shimwe Hussein. Umunsi umugisha. Uyu munsi habaye iki? Irayid. Kakara Keza Sumaya. Eka nkomeze mbaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu mwese ndababwiye ngo amahoro y'Imana abane namwe abasilamu mwese n'abasilamukazi by'umwihariko abana mbifurije umunsi mwiza w'Eid. Ni umunsi abasilamu baba bizihizaho cyane cyane ni umunsi w'igitambo gitagatifu ku basilamu by'umwihariko rero ntabwo natwe tutabura kunyarukira hirya no hino ngo tumenye ese abana kuri uyu munsi mwiza w'Eid baba bameze bate, bishima kuri uhe rugero, cyane ko murabizi ko abana bakunda icyakura, bakunda ibyo kurya cyane, washiramo rero inyama noneho bikaba karusho. Reka noneho dutangire twiganirira n'abana cyane cyane twumva imvamutima zabo kuri uyu munsi mwiza w'Eid. Ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani. Witwa nde? Umunsi umugisha. Inde? Umunsi umugisha. Uyu munsi habaye iki? Irayid. Ni ukuvuga ngo iyo habaye Eid noneho wowe ubyakira gute? Iyo habaye Eid ubyakira gute? Ndaza ngayifata. Mbwira ibintu urya ku munsi w'Eid. Ndya inyama na firiti n'umuceri n'amakaroni. Noneho wumva yahora iba rero? Buri munsi? Igahora iba buri munsi? Oya shawe, nawe ko waba ukunda kurya. Reka tukwifurize umunsi mwiza w'Eid. Amakuru yawe? Witwa nde? Nitwa Kakara Keza Sumaya. Afite imyaka 12. Yego. Abaniga mu gatandatu. Okay. Bose bagira umunsi mwiza w'Eid. Muri abo dushuje rero harimo abana batabonye amafunguro kuri uyu munsi. Sibyo? Wowe kuba uyabonye uri umwana, byakira gute mu muryango no kuba waravukiye mu muryango w'abasilamu bakagutoza kwitandiya nkuko urabona kusa neza? Uravuga iki kuri abo bana badafite amafunguro? Niki ubifuriza? Uyu munsi ndabifuriza abana batabonye amafunguro, Nyagasani nabo yabaha amafunguro. Okay. N'abana bangahe mwigana watumiye? Batumiye 3. Inde nande? Kugira ngo kuri televiziyo nabo bumve ko ubahoza ku mutima. Inde nande? Natumiye Jean d'Amour na Samuel na Twizere. Noneho hari abana rero badakunda gusara, rimwe na rimwe banasuzugura n'ababyeyi. Urababwira iki? Urabwira iki abana basuzugura ababyeyi kandi bakunde guseka? Ndabandi babasuzugura ababyeyi babumvire. Sawa rero urakoze, umunsi mwiza w'Eid. Sawa. Hano ko cyema abisilamu. Yego. Bakaba banyise amazina y'abisilamu. Tutatwegeze tubivamo. Yego. Na bugingo n'ubu kandi ntuteze kubivamo. Ntuzakora iryo kosa. Kuko yaba ari kosa rikomeye. Sawa rero ndagushimiye kandi urakoze ku Mwana TV. Sawa. Nanone kuri uyu munsi mwiza w'Eid twongera nanone tubasuhuze aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, by'umwihariko abasilamu mwese umunsi mwiza w'Eid. Tubakundira ko muri ifura kandi mugaburira n'abatari abasilamu. Ni umuco mwiza w'Abanyarwanda kugira ngo abantu bahuze ubuzima. Nanone turi kumwe n'umwana ni muto, turatembera nyine tukagera hirya no hino kugira ngo tumenye uyu munsi byifashe bite, bimeze bite ku munsi mwiza w'Eid. Cyane cyane abana nibo bakunda ibiryo, abana bakunda ibiryo, niyo mpamvu mashaka kugira ngo niyumvire imvamutima z'abana. Amakuru yawe? Tubwira amazina yawe. Itwaje neza Jeannette ni Gasimiyatu. Okay, ufite imyaka ingahe je? 15. Ko numva utishimye. Eid nziza. Yego. N'amahoro n'umutekano. Byiza cyane. Uyu munsi rero hari abana ariko batabonye amafunguro, babandi bari mu muhanda. Abana bari mu muhanda batabonye ifunguro. Ni ukubifuriza kujya mu bisilamu. Yego. Bakajya barafata ifunguro ku munsi w'Eid. Yego. Bakajya baragira umunsi mwiza w'Eid nyine nabo bagafata ifunguro nk'abandi. Watubwiye imyaka ufite twumva ni imyaka
myiza kuko cyane cyane abakwibarutse iyo ugeze muri iyo myaka babona bizihiwe, ariko abana rimwe na rimwe b'abakobwa bageze mu myaka nk'iyawe bakunda guhura n'ibishuko, ariko cyane cyane ntitwabura kuvuga ko ushobora kubasanga mu muryango w'abasilamu, ntitwabura kuvuga ko abasanga mu muryango utari uw'abasilamu. Aba bana b'abakobwa urababwira iki, cyane ko uyu munsi ni umunsi w'igitambo gitagatifu? Nibyo, niba ari umunsi w'igitambo gitagatifu, noneho hari abana rero badakora ibyiza ngo uyu munsi babashe nabo kwishima, urababwira iki? ndababwira kuva mu ngeso mbi barimo bagakora ibyiza bakajya barujya gusenga. Yego. Tukiri hano gusenga wowe bigufasha iki noneho? Ni uko bimfasha kuba numva ijambo ry'Imana. Yego. Bakanyigisha ku buryo nakwirinda ibishuko, simbure nabo basore banje. Kuvuga ngo uri mu murongo mwiza, natwe ku Mwana TV twabikwifuriza rwose, ni ikintu cyiza cyane, cyane ko hari abana nyine bakunda guhura n'ihohoterwa, cyane cyane riba ryavuye kudasenga, ugasanga umuntu ibintu byo gusenga yabishyize ku ruhande, ariko gusenga bifite umumaro. Noneho wowe tubwire, wavukiye mu idini ya Islam sibyo? Uyu munsi ubona ari uwuhe murongo ufite kandi uvuga uti ndahamanya n'Imana ko ntazawuvamo? Umurongo w'uko mba ntakundika n'abasore. Yego. Ngo wenda ngenda akunda gukinanduka nabo. Yego. Kandi nkaba ntakunda kugenda nijoro. Yego. Ku buryo wenda twahura bakanyangiriza. Ni byiza rwose, ni byiza, ibitekerezo ufite ni byiza. Reka tukwifurize rero umunsi mwiza w'irayidi, ukomeze ugubwe neza.